waba ufite umurwayi urwaye icyo wakora kugira ngo umufashe. turagarutse bana banjye mukomeze kubara natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi tuje kubazanira umuti ukunda kuvura ubushita cyangwa icyo bita uruhiri cyangwa n'izindi ndwara zishobora kwibasira uruhu rwawe mu buryo bw'amayobera. Bakundwa rero, uyu nguyu ni umushishiro murabona mwese. Uyu nguyu niwo bita umuboko, uyu nguyu niwo bita umubuza. Ibi bintu rero urabifata ukabisekura, wamara kubisekura ukongeramo aka katsi, murakabona muzari wa nyuma. Noneho warangiza ukabisekura ukabikamura ugasiga kuri ya ndwara yawe. Iminsi 3 biba bimaze kuma. Bantu banjye rero mukomeza kunkurikirana. Niba ari ubwa mbere udusuye wakora subscribe, ugakora share no ku bandi, ugashiraho comment, ukagira icyo utubwira. Murira iwacu ni mu ntara y'Amajyaruguru, niho tuba turuvuzi burizewe kandi nta kibazo. Niyo dukorera. Ushaka kumpamagara wampamagara agufasha n'ubundi burwayi n'ibindi by'amayobera ushobora kuba ufite. Impamvu mba nkubwiye ibi ngibi, hari igihe udashobora kubona itike ingeraho cyangwa ukaba ufite umuturanyi umeze gutya nawe ubwawe, ariko kino gihe iyo bikuyobeye ukabona ntabwo bimaramo, hano zino nomero nizo zanjye, wampamagara nkagufasha. Murakoze cyane.